uyu nguyu aziranye na nyirayo, uyu nguyu aziranye na nyirayo. Reba my family and friends, nizere ko meze neza, mukomeye, mushima Imana, nanjye ndashima Imana. Yo umva muze tugende ndebe ko hari delivery zanjye bari bazana ngo zagera uyu munsi. Ndaza kubereka ukuntu duhabwa delivery bahanze ukuntu hasi. Uyu munsi harimo akayaga gakeya, and then hano iyo baguhaye meya cyangwa se nyine urwandiko runaka ugasanga amazi you can sing is. So tuvuge niba wenda bakoherereje kwa muganga wawe, bakohereje ikintu runaka kwa muganga, haba handitseho nyine amapartment runaka nimero. So hari kamera dufite, so hanyuma nyine uraza ugasanga ugafungura hariya ugatubona urwandiko rwawe baduhaye. Hariya nagiye gucekinga ko shaka umeze nduhakanda ariko nzamutse. Oh my god, reka ndebe mu yindi side ko hari ubwo babishyize ko sometimes igihe batabishyira hamwe bakabizana ahandi. I can't wait to hold my ndebera iriya modoka barayitwaye ishamudebera kura berika nta mikino. Uriya muntu yari yaparitse hariya, none ndebera baragatwaye akamodoka kiwe buriya yakabire bityo ahita amubona. Mbana ndimo kwiyaka ndebesha hano tambona, ariko ndebe Amerika ntabishika bagira ko nta Amerika, kandi haba hari kamera ahantu hose. Hano hari kamera, reba dore ukuntu hano batwara amamodoka. Imana mfashe ntambone kakunda ukora ibintu uri muri Zimbabwe ndahita kubona. Reba sha uriya muntu rero yaparkinze nabi, aparika ahantu hatemewe, none rero imodoka ye barayitagata yahise yinjira mu modoka, kandi bagira vuba ku buryo bugira gute, ku buryo ahita agenda nyirayo akaza gusohoka. Yes baby, yes ku buryo nyirayo aza gusohoka asanga yaciyeho kare. Uretse murebe ukuntu bigiye kugenda, uretse murebe ibintu bigiye reka dutegereze turebe. Reka mwese mubona ibyo ndiyerekeye. Wait what? Ndebera buriya agiye guhita yatsa akamodoka kiwe yigendere. Ubwo nyirayo mbaza ngo bazamwishyuza ngahe, uza amafaranga bamwishyuza. N'abantu ntacyo mvuze. Ndebera uriya n'undi muntu uriya ni muntu uziranye na nyirayo. Niyo my head ayisaza. Uyu nguyu aziranye na nyirayo. Reba uriya bayijyanye hariya hirya, agiye guhita ashaka uburyo yishyura. Barayitwaye ariko ntabwo ajyanye n'uyu nguyu wese aza yirukanka kugira ngo baderinge ahite yishyura. Reba ukuntu afite stress. Buriya avuye kwishyura. Si umurimo we, sinzi banza byavuyemo. Buriya barimo baravugana nyine, ari kuvugana n'uwo nguwo muri imodoka arayitwaye. Mwabibonye ni kwa kundi umuntu akora prank ariko akayikora yitsinze. Nanjye muba kwitsinda ku buryo bataribuze kuza kubona yuko nagize gute nabakameye, ku buryo bataribuze kuza kubona ko nabakameye. Ahangaha Gato what? Dore nguko uriya niwe wari uje kwishyura. Dore nguwo ngo baragiye azanye akarisita, arimo arareba ko utanzanira imodoka, kutazana imodoka yanjye mama. Yesu Kristo, hano nta mishipoto. Dore ukuntu imodoka bayisubiza inyuma, imodoka agiye kuyishyira muri parking y'abashyitsi. Kandi hari igihe umuntu waza hano akibagirwa ko hari ahantu hagenewe abashyitsi. Dore ngiriye imodoka, ariko imodoka bayizengurukanye. Niba atishyuye arayitwara. See the car, barayitwaye. Ngiye niruka ngo mbereke ko barayitwaye. I'm so sorry for